yes. Tumana afite itoto. Aha. Utaza gutuma hari umusore wake. Inkonda zicika. Oh yes. Oh yes. So kiri mutarata. Reka nkubwire iki kibazo kirangurikiranye wanditswe numva it's amazing. Gusa reka ngiye gusubiza. Ngewe ikintu kijya kimbabaza nuko nataye ubusugi. Oh yes kandi none se bikubabazaho iki kandi warabutaye bikagira n'ikintu n'umusaruro bitanga. Reka nkubwire buriya hari nk'umugabo ushobora kunkunda mukinyuma abagore banyu ubundi mwababuranye iki mwarabashatse mutarabanje kuryaho ngo mwumve barabanza bagakora byo ningo navase nimba warakubise kumva ni neza icyana ugakubita urugo uko komaranje mwagiye bureka guca inyuma abagore banyu kandi shama mwarabanje no kumva shama kumva ni neza ibintu bizacamo simugezemo ni mumaze kubyara kabiri gatatu amabere murere kubyara ni umugisha ubwo ko nk'iyo ukuyemo inda wowe uraryama ugasinzira ibyo bintu birakomeye shana kankubwira byara umusisi umwe wambwiye ngo araryama kumva uduhinja ngo tumurira mu matwi kubera gukuramo inda nyinshi ndabubwira rero ngiye burangi inama nzima ahubwo ngiye mujye munansanga mbagire inama yego ugiye kuba bashangazi ubu ngi inama nzima ubu wangize inshuti ese wajya uhora uvuga uti mana yanjye ubundi ntago mbizi araza kututangiraza ko twibwira ariko turabaza dusuze abantu aho bari hagiye hatandukanye abagiye badukurikira bagiye batandukanye mu mpande zose z'igihugu turabasuhuze cyane muraza kutubwira ukuntu bintu bimeze cyane turabakunda kandi namwe turajya tubibona ko mudushyigikiye cyane tubari bugufi namwe turi bugufi rero iyi ni DTR TV tugiye kuganira n'umukobwa hano cyangwa se umugore nk'uko twabivugaga watangira ubwira abakurikiye DTR TV ko nanjye naswagara nitwa Mishu Keti nsanzwe n'ubundi uri muri kino kibuga uri umukinnyi wa filime n'ibiki byose umukinnyi wa filime amakomedi mbese ewana byose ibiganiro byinshi ku macana atandukanye okay ubwo nyine iyo tubuye Mishu ni muntu ki mu by'ukuri usibye kuba abantu ngo bari basanzwe bakubona ku ugenda ahantu hose aho ngaho uri mu mafilime ariko ubundi Mishu nyine bavuga ngo Mishu ni muntu ki mu by'ukuri Mishu ni umuntu utagira stress nimwe ni umuntu utajya ukunda kubabaza abantu oya kandi seriye niyo mbabaje umuntu umutima urankubita cyane byatari ku buryo nshobora no kubura amahoro ndi mu rugo nkabitekerezaho ngasubiza inyuma amaso nkumva ko nababaje umuntu muri make ndi umuntu udakunda kubabaza abandi ndi umuntu wanga umuntu umbabaza ndi umuntu ukunda amahoro ndi umuntu ukunda kubana n'abandi amahoro ikindi kandi wari wavuze ngo suzi niba ndi umukobwa cyangwa umumama tujya twumva babyita ngo ni single mom single mom I have 2 kids boys afite abana babiri bateye ubwoba kabisa ni fast ubundi wowe wirwanaho vuba oh yes wirwanaho vuba kugira ngo buriya reka nkubwire ntabwo umuntu abazi imbere ukuntu hameze rero ugira gutyo ukavuga utagusa ejo bundi napfa nta kana mfite numva kavuga ariko nimba ngejeje mu gihe cyo kuba nabyara reka nijajare oh yes none nayo nirwanyeho nawe wahise wirwanaho kuki waba washatse kwirwanaho ukagumba uri wenyine se kuki urumva bikunejeje kumva uri single mama njyewe reka nkubwire nkurikije haso nyine na hasarinze ewana nkarwana nkahangana abana bakava mu bwana ubu ngubu urumva abana biga primaire urumva yuko nyine ko narahanganye mugeraho nabashije guhangana umugabo ntari kumwe nawe n'ubu ngubu nakomeza
Misho kubera iki nyine nkaguma njyenyine kubera iki wowe ushaka kuguma wenyine kandi papa w'abana hari urumva utarashimusa abana b'umugabo papa w'abana yarashatse afite umugore noneho yaragukatiye yaranyebeye yaragukatiye ubona ari iki cyabiteye kugira ngo agukatire nago yankatiye ni kwa kundi abantu badahuza ugasanga umwe inzira y'ikataha undi ye ikata ni gute udashobora guhuza n'umuntu mubyaranye inshuro ebyiri cyangwa uwa mbere niwo wirwanyeho ahandi n'uwa kabiri nawe wirwanaho ahandi ugiye gushyiramo yo kwirwana ese si byo watubwiye ubwo wasanga warirwanyeho hamwe na hariya ukirwanaho ahandi bose bahuje se ibyo ngibyo byo ntacyo ndi butangaze gusa nagira ngo mbamare amatsiko nyine udakomeza kwibaza se n'umukobwa se n'umugore cyangwa se n'abandi badukurikiye nyine batekereza isura n'umukobwa isura n'umugore gusa Imana yangiriye neza nsa neza urumva ako murimo murayibona Imana wareba hera hasi urebe ukuntu yambaye uwo mukobwa urebe amatatuwaje n'amatatuwaje reba umwana ukuntu ameze ni sawa cyane mba ndi ku byangwe bya danje hahandi uri kumva nta muntu ushobora no gutekereza ngo uriya ni umufiyemeri kuko bo bazi ko abafiyemeri wenda aba yarihebye yaragize ate ngero mbasa nk'icyana gitoya tumubona afite itoto utaza gutuma hariyo umusore wanjye inkonda zicika so kiri mutarata ubona ko abyemeye wow ariko urasa neza by the way urasa neza ntabwo ari ukubeshya ariko ni ukubera Imana sugira ngo hari uruhare mba nabigizemo na ciao meze neza pe kubera Imana igira iki kavuga iti mwana wanjye reka ngukaraga ibyangwe urumva ubu nanasa neza n'iki n'iki hatagira n'umuntu ugucishamo ijisho uzi ariko uzi ikintu cyiza njya nkunda ni ukuba umeze neza umuntu wagusize basi akifuza yuko mwana ahura mukicara mukaganira ariko iyo umuntu yagusize yajya kubona akabona urasa nabi uravuvuka urativu sha ntabwo nanubwe nakwiteza niyo bavuze ati uriya soma ex wawe si mwabyaranye yahita guhakanira ati reka sinzi n'abana niba ari n'abanjye niko ahita avuga ariko ubu ngubu ndatekereza ko aba ari proud yanjye ari proud bya danje kuri rwa rwego ambwira ati bimeze gute se ni byiza nabonye warabaye umustar ini biracyaza nago ndabawe ati se bimeze gute ni sawa twazahuye se tugasangira n'akantu ahubwo njye akaba ari nje umuburira umwanya yes akaba ari nje ubura umwanya ariko byo wamuganira kuko wamugana koze hasi unyibutse ibuye bishu ubundi wowe ubona ari iki urabona mu bukumi bwawe cyangwa mu buzima bwawe bwose mu by'ukuri ubona ni nk'iki ubona wicuza mu buzima bwawe noneho ku magingo aya ngaho ugeze aha ngaha byawe byose hari undi muntu wakimbajije mu kiganiro ngo iki nicuza kuko iki kibazo kinkurikiranye ndagira nti reka nkubwire iki kibazo kirankurikiranye wanditswe numva amazing gusa reka ngigusubize njyewe ikintu kijya kimbabaza nuko nataye ubusugi yes kandi none se bikubabazaho iki kandi warabutaye bikagira n'ikintu n'umusaruro bitanga reka nkubwire buriya hari nk'umugabo ushobora kunkunda sibyo akankunda akavuga ati shamisha ndamukunze ariko ibyo nabyo ndabigarukaho ntago nemera ko biba ari urukundo kuko ubundi umuntu wagukunze agukunda ukuri n'ibyawe byose akunda imyambarire yawe agakunda ibyo ufite byose n'abana akabakunda sibyo ariko nanone haruza yakumva ko ufite abana agahita icyo kintu cyonyine kimuca intege kandi yari yagukunze kuko muri iki gihe buri muntu wese areba inyungu kabasaba abana babiri kuko ndabipevera noneho urumva ikindi kandi ntabwo mvuze ngo ndicuza wenda ko nataye ubusugi wenda ngo bivuge ko nyine abana banjye ntari proud ndi proud ibaze nawe ikintu uzi ukavugira kuri kamera uba uri proud pe sibyo
kandi nyine ndishimiye kuba ndi mama. Hari abantu tungana bagumiwe ewana batagira akabebe bari aho ngaho bari gutarasa ino Kigali none byaranze. Abo turabakomeje. N'umukobwa ari kwivugisha utazi n'ibyo ari kuvuga. Turabakomeje turanabasengera ku Mana rwose azabona. Kandi niba mwaranazikuye mu ikibazo gikomeye. Oya sikandi. Do hari ababa badafite abana bazi swap za buri swap inda yinjira swap. Urabona birimo biterwa n'iki? Nugutinya inshingano. Nugutinya inshingano. None se nimba atinya inshingano kuki atabikora yaritse kubikora? Sharega bira bintu biraryoha na se yabireka. Yes. Babireka gutareka sha nawe none. Uravuze ngo biraryoha. Okay, njyewe rero nicuza ko nataye ubusugi ariko bitavuze ko wenda nicuza ko nabyaye kuko nzi neza ko buriya umuntu utarabyaye aba afite amahirwe menshi yo kuba yashaka pe ariko nkatwe abantu baba barabyaye ari abasingo mama njye mbona rwose kabisa abantu baba batwishisha ukuntu urumva akibaza se uriya muntu niki nyine bikamuca intege tu. Ariko ngiye numva bavuga ko abantu ahubwo ubusugi gutubusugi ari byo byiza muri kino gihe ngo abagabo n'abasore ngo nibyo bikundira ntago bagikeneye abantu babarushya. None wowe uri buraya nyine ni bwa buraya buri gushora imizi bukura. Ni gute wanga umukobwa w'isugi? Usugiza akamumarisha ikikongo igora cyane ahubwo. Ntago nari mbizi ko batakibikunda. Ugararangiye kwicuza ko nta biceri mfite nibari. Naho ubundi mwebwe mugeze ahubwo abasingo mama kuko nimwe muba mufite. Gusa reka nkubwize ukuri. Serious pe nakubeshye. Nje ndi umuhungu cyangwa ndi umugabo. Nshaka gushaka umugore nashaka umusingo mama. Man, tuba twarakubiswe twarahasarinze tuba tuzi kuburara uko bimera tuba tuzi kubwirirwa uko bimera tuba tuzi umwana kurira ndashaka iki ukakibura tuzi uburyo umukozi azaga komanga turateka iki mabuja ukipfukirana ukanga kumusubiza urukumva we life icyo bita life ugiye kuzana umukobwa waha hanze wamenyereye kurya ifi hari inkoko urumva umugabo amuhamagara ngo ino turya iki ejo bundi akamuhamagara ngo ino turya iki watwaye umusingo mama wamenyereye kurya umuceri cyumweru kigashira ikindi kigakubita uri kumva kubera yuko yabuze ikindi ateka kubera ko wenda hari umugira neza wamugurira ku gafuka k'umuceri kari mu nzu ubwo rero ku gafuka k'umuceri bagomba kukarya mpaka bakarwara gushishuka ibirenge. Man wowe njye nukuri kwimana mbagiriye inama nukuri ba bro izina ry'Imana muze mwishakire batwibwe nitwe tuzi life nitwe tuzi gukunda ugakundwa akaza umugabo ukamenya umugabo kumutwara wakungurwa akaza umugabo gute? Ego njye nagukubita keya hahandi uvuga uti walayi noneho bundi aho mbwira nk'ikintu wawe utandukana rero n'umukobwa uko utanga keya nuko wazitanga gukira umukobwa ubona bimeze bite? Reka ngira umukobwa rero urumva buriya icyo uri muto cyane uba ufite uturaso tugushukashuka tukubwira ati uyu nguyu nagende nakwibonera undi uyu nagende nakwibonera undi mboneraho no kubwira abagore mwubatse ingo zanyu pe seriye kino kibazo nyine muranyibona ugasanga uri kureba umugore uri kwibana washenye urugo nawe bikagushitura ngo se we kabayeho neza ngo se we ngo nanjye uyu mugabo ngo namutangagira man nimba ufite umugabo wawe umva man nibinakunda ujye umwoza nibirenge nibikunda nataha umuhekeya zishoboka abagabo barabuze bazima seriye pe niba ufite umugabo we rero ukubaha fresh ubona mumeranye neza sha mukomereho kandi niba stress za danger sha senga cyane unywe n'amazi bizajya bishira ariko umugabo wawe ugumane nawe. Uzwara abantu basenya urugo avuga ati nzabona undi ibeshye urusenye se na wa muntu wagutereta gururimo ahita gucomoka sha nanuko wongera no kumenya ahantu yarenze wowe n'abantu ntango maze gusenyeza abandi kandi ko hari n'umwe wivugira ati ngewe ndasa neza ndaryoshye niki ubu maze gusenya nk'ingo zingahe misho shano kuri kw'Imana nge nta rugo ndasenya cyangwa usenya nawe zasenyutse oya ntabwo nyasenye zasenyutse kuko ngewe nambaraga mfite zo guhirika ibikuta by'abandi abantu biyubakiye ibintu ntahari ndajya kubisenya gute koko ngewe ifate inzu yubatse akuzwe kubaka bigora nshuti yanjye kubaka birarushya ariko gusenya ni fast gusenya ni vuba umuntu ashobora kuba yaraye yubatse mu gitondo akaba
yashenye Yeah. kandi kubaka yaramaze nk'imyaka ingahe myinshi cyane yubaka nyine kubaka birarushya pe nawe reba fondasiyo ukazamura ariko gusenya guhirika pani vuba reka nkuhe urugero urumva njyewe iyo nabonye umusheri tubirimo neza nibwo mbona abantu banereta benshi nibwo bahita baza turagukunda yewe tubane sha mpita mvuga ko saba abantu ntarabona sheri nkiri kuyagara bari he aho rero iyo utamenya ubwenge nuko bimera no mu rugo rwawe uzi iyo umugore ari kugenda acugusa amabuno yiwe mu gitenge ibigabo bya bindi biba biri kunywera hari kwa ba Gaspari no kwa Kazungu ngo dore umugore wuriya mugabo ngo ni mwiza ngo ibiki bagatangira kumusifura bamuhamagara man nusenya urwo rugo nagabo bagabo bazongera kuguhamagara ibyo bibazo byawe se ninde muntu wabyikorera ninde washobora kujya noneho uzi ikindi ngo nta mugabo ujya ugira amakosa ngo abagore nitwe tugira amakosa uzwi bivuze washenye urugo bahita babigushyiraho wowe mugore ngo ni wewe wananiranye ese ubona baba atari byo ariko njye reka nkubwize ubona gute ni gusenya urugo nyine urumva bidaturuka ku mugore umugabo wese njye nanamwihanganira namwihanganira uko yaba ameze kose ariko atanca inyuma nyine atanyicisha inzara amahira kandi ikindi atankubita uwo mugabo ubundi kuko ni iki kintu kibi yaba ari kunkorera kindi ntacyo pe ariko ikibazo bisigaye bica inyuma ibigabo by'ubuwe muci inyuma abagore banyu ubundi mwababuranye iki mwarabashatse mutarabanje kuryaho ngo mwumve barabanza bagakora byo ningo navase nimba warakubiseho kumva ni neza icyana ugakubita urugo uko komaranje mwagiye mureka guca inyuma abagore banyu kandi nyine kandi shama mwarabanje no kumva mukumva ni neza ibintu bizacamo simugezemo ni mumaze kubyara kabiri gatatu amabere yaguye waraje ngahagaze ukamureka ayo mabere nimba yaguye mwayaguriye isutiye koko bagenzi mwajye mukaguca inyuma abagore banyu none se yahuye n'umwana ameze nkawe nyine ariko umwana umeze nkanjye biki ko nanjye kugira ngo se gutya nuko nta stress mfite nuko nta mugabo unesha umutwe umufite nabasane ubwo rero urashaka kugira ngo abagore noneho ushatse kuvuga ngo nibo bafite stress niyo mpamvu bagomba guhora banambye reka nkubwize ukuri ese wari uzi ko hari abagore hanze hano batararana n'abagabo babo byagenze bite se yampaye umwe arara mu cyumba cye pembeni undi iriya ibyo bintu wabimenye ute nyine ko wowe nta mugabo ugira ibyo bintu bimenye ute nta mugabo ngira se nta n'inshuti ngira barandabura bakambwira ati mishu nimbe nawe sha nibe nawe uko ubayeho yego sinasenya ugasanga umugore afite amaganya nka ya Yeremiya muri cya cyanditswe ewana cya gitabo cya Bibiliya ugasanga umugore afite amaganya ya danje ariko mana we hari ibintu sigaye mbona nkabona birambabaje ubundi gute ufata umwana w'abandi ukamujyana mu maguka ukajya kumwangiza ko n'abagore b'ikige nabo natwe ntabwo tworoshye natwe turi imbabura zawe ahubwo byibuza ukamunyurusya ukoma n'ingasire ntabwo najya kuvuga ahantu hamwe kuri sayidi imwe n'abagore ngiye hari umugore nzi urumva aheka umwana mu mugongo agatwikira agashuka akajya mu kabari kunywa ko namwe muri no kubangamira abana banyu ubu se koko nimba uheka umwana ukajya kunywa ko numvishe ngo haya ngo ni wibahetse abayigisha mu mugongo uwo mwana noneho wazangwa iki nizadunda ubwonko noneho imimanura amajipo none ugasanga ni n'agakobwa ashajyanayo nukuri uwo mugore pe ndamuzi gutya aheka umwana ewana akajya ijoro ryose akajya kunywa inzoga asize umugabo aryamye ako n'abagabo ibyo ntibibaho ubwo si byo bibaho abagabo barihanga cyangwa baramuhaye cya giti ngo ni igicucu cyitwa ngo cy'igisombe ngo hari isombe yitwa igicucu ngo bahereze umugabo ubwo ntugiye kurabura abagore bakabitanga barashize noneho ubundi umugabo wajya amubwira ngo cishwa umugabo akaba ari hato ko mana we akimana yo mu ijuru akankubwira izamba sinyiranutse sinera sindi umuntu wa danje ukiranutse ariko nanone imana basi izahere kuri gakeya keza njya nkora impereza umugabo muzima nimba izamuma koko niba ni itazaba umugore muzima ngende umugore muzima ndi n'umugore wakubaka urugo rugakomera abantu bari baze kudutera comment hano havana umugabo
murabona ko umwana ngo arashaka umugabo noneho shaho mu gihe cyashize najyaga numva nta n'umugabo nshaka, numva afite depression ya danje, numva abagabo nabumva nkumva mfite n'umujinya, urumva numva nashaka kubaka. Ariko aho bigeze ahangaha erega hari igihe gishika uri kumva, sobana nk'ubu ndi kwidunda ngo ndasa neza, ndambara agakanzu nkabona karajyamo fresh karafitinga, akavuta ndakisiga nkabona neza kamfashe. Hari urugero umuntu ageramo agatangira kwisiga bikanga, amavuta ntamufate uri kumva, agatangira gushyiraho turungo twose tukanga. Icyo gihe rero uba ukeneye umugabo ukuri iruhande, uzarwara akakurwaza, uzagira ariko ubu ndakiruka imihanda, ubu nta kibazo mfite, urumva ubu nta kibazo mfite, ubu kuri ubu nshobora no kwivugira ngo nta mugabo nshaka pe. Ariko ni ukuri mu by'ukuri ducishije muri makeya umugabo wa data we, ejo bundi nazarwara nkahwerera muri ya shatse guha ngo urimo urapfukama ibipfukamiro, mavi yagiye gukoboka ushaka umugabo. Yes. Oya nanone ntago napfukama, nta nubwo ibyo nanabyingingira, sibyo? Urumva wakwinginga Imana ariko ikaguha umugabo muzima. Oya ni ukuri kw'Imana, kwinginga Imana yo buri munsi amanywa nijoro. None usigaye nyisenga nkayibwira ati Mana uzama umuntu basi wemera uwo ndiwe, ataza nkambuza imihanda yanjye kukirangaburira, yaba yarasanze ingaburira, ataza nkambwire ngicare hano ngugire gute. Oya kandi imihanda mvuga nta kibi, ubu na hano ndi ku muhanda kandi ndi gukora, sibyo? N'ahandi azambona uwo ari we wese nzaba ndi gukora. Ikindi kandi hari n'abantu banyanga ngo mfite tatuwaje, kuko tatuwaje ziri ku mutima. Ariko byo nibyo bavuga ko abakobwa bafite tatuwaje baba ari ibirara. Watunze tatuwaje ryari? Shangewe natunze tatuwaje cyase zangiyeho muri 2022 itangira gutyo nko mu kwa kabiri. Ubwo zabaga zisembuye, ndimo ndabona tatuwaje imwe n'iya kabiri ntarimo mbona neza, ariko nayo ibigaragara. Ego ko rugira mwiza. Ivyo ni ikira? Handitse I love you mama. Wow. Yes. I love you mama but she's died. Ariko nubwo yagiye yapfuye, ni nawe waneye depression kujya gushyiraho tatu. Seriye n'ukuri n'abashuti banje bajya bavuga se ngo swingi zamufashe gutemisha gushyiraho tatu. Nta kindi ngiye umutima wanje bajya kuvuga ngo su wagenda nkishyiriraho mama wanje iki. Nyine ni depression. Niko mbanitse. Hahandi umwana yarwara nkabura uwo mbwira, sifite mama. Buriya abakobwa bafite ba mama babo nibashaka bajye babyara n'abana batandatu, adafite n'umugabo ntari. Mama waramufasha. Hako ngiyewe ndi wa muntu, urumva vacances zishobora no kugera nkibaza nkavuga ati disi vacances kigeze ubu disi bano bana babagiye kwa nyirakuru, urumva ako kuba namufite nyine cyari cyo cya danger, ndagenda nabatereka nshireho ino tatu. Iyi yo none nta n'igitekerezo nari nyifitiye, nta niyo nanashaka nabuze n'igisobanuro cyayo. Oya nakarabye ukuntu ako nanjye nabisobanuro bya danger mfiteho, ngiye mbifite ahanga ko iyo nagiye indi ku mutima nyimaranye n'igihe nyishaka. Bona handi hantu ufite tatu misho. Shana handi pe. Abantu bajya bavuga ko hari ukuntu bajya bakira tatu ugasanga ngo iri ku mukondo, ku mabere anuza cyangwa se ku bintu. Ibaze noneho ujye ugafata tatu ugashyiraho hantu, haba hababaza walaye. Bari abantu bazishyiraho mbavuga ati sha iyi tatu yo kuguruzwa yambabaje, amarira agatemba nkicuze subuno shyiragaho iki. Nuhese. Ariko iyo uzikunda ni kandi bavuga ngo niba ko umugore akunze karamugarika. Ndakubwiza ukuri tatu ku muntu yikunda nese ko bayishyira no kwishinya. Ibaze kunishinya ari inyama bashyira abenshi ubona baseka ukabona ni sawa n'umukara ntabwo biba yagize gumanira nk'ahanje. Yes. Abantu bashyira tatuwaje ku mashinya nuko bayikunda, nibyo navugaga. Ariko ukurikije pay niba muri tatuwaje ntago kwishinya washyiraho. Irababaza tatu yarambabaje hano kukuguru ndabagiye baba wese ubundi najyagahe. Ariko ntuza nyine wahoze ugenda uvuga kuva kare, ariko muri wenda kuvuga no gutaruka. Navugiye inyuma ya kamera. Oya kuvuga no gutaruka ntago bizana kuvuga no gutaruka. Nyine ubona ari iki kibitera muri kino gihe igitsina gore cyangwa se abakobwa muri rusange kudashaka abagabo. Nyine ubona bavuga ngo reka tubyihorere, ni hit and run, ngo niyo ntuzigezweho.
nukuza ariko- bagera bicomokera yigendera acomokora yigendera ajya kwenga mu muvure gira gute ariko akigendera wowe okay njyewe ikintu ntekereza kibitera yeah. rwose reka nkubwire tudaciye ku ruhande iyo washatse umugabo hari ibyo ureka byanga byakunda yaba ari umugabo kuri side y'umugabo yaba ari kuri side y'umugore iyo washatse umugabo cyangwa washatse umugore hari utugeso tumwe na tumwe ureka rero ikintu gituma abakobwa batinya bakanga gushaka mbona ari ugutinya ko yamaraha ibyo bagenderagamo bigiye nyine guhita birekera akicara mu rugo ngaho yatwise ngaho yabyaye izo ni ingendo za danje abantu bahura nazo abagore mu rugo hariho n'abakobwa baba badashaka izo stress nabyaye umwana yitumye reka akumva arashaka just kuzajya ahora aryoshya umugabo yamuhamagaye yari iki yanyweye urafata umukobwa umujyane kuzajya umurisha kawunga harya inyama rimwe na rimwe wenda ku cyumweru gusa cyangwa ku wa gatandatu umbwire ngo ubwo uwo mukobwa hari abakobwa bashaka iraha none se arashaka ko zajya ahora ry'inkoko abana se urumva ibyo bintu byahoraho nyine ashaka stress z'abana mbere na mbere nta n'abana abakobwa b'iki gihe bamwe na bamwe bagishaka yes kandi basigaye bavuga ngo nzibyarira kamwe ndekera aho ngaho ibyo twagiye tubyumva ku mvugo nyinshi z'abakobwa bamwe na bamwe ahubwo basa nk'aho ari ibyitegererezo ubona ba Miss bagiye babitangaza bamwe muri abo ngabo reka nkubaze niba uri umugore cyangwa umukobwa okay katuvuga abakobwa nibo wambajije ngo kuki badashaka gushaka niba umukobwa sibyo ari ahanga ari kwikaraga imihanda ari gukora icyo ashaka cyose sibyo yagira Imana akabona ko kana kamwe kandi wenda ari kubona ibibera mu ngo abo baryamanye benshi n'abagabo bubatse hari abaza bambaye impeta hari n'uza atayambaye ariko wajya kumva hamagaye umugore we ubwana burariza iruhande urumva ugahita uvuga tuyara arubatse cyangwa hari n'abagabo rwose aza akakubera n'umunyakuri ati ewana ndi Mariya akabikubwira ariko wakurikiza ukuntu umuntu w'umugabo yataye umugore we noneho hari n'ikindi kintu nabonye ugasanga umugore we ni ikizungereza uhereye ku kuguru kugeza ku mutwe umugore ni mwiza pe aho ugasanga umugabo yagiye ariko ugasanga umugabo aragenda noneho ko twafeke n'akantu ka feke gafupi karaho ariko bavuga ko nta mugabo wa feke ubaho nta mugabo wa feke ubaho bikirere n'umukobwa kandi ngo nta nkumi yigaya ubundi umugabo wa feke umugabo wa feke ni mu mufuka ubundi ubundi reka tubivuge neza umugabo wa feke twakwita ngo ni feke ariko gusa nta n'umugabo wa feke ubaho nge ntawe munera ibuye ariko tugiye no mu bwa feke umugabo wa feke ni wa wundi udafite ikofi sibyo umugabo ufite ikofi ubundi ahora agenda ewana kandagira byanya umva niyo yaba ameze ati umugabo ikofi nge nabonye ari iyoboye tu ariko no muri iyo miyoborere nge mbona ubwo nta rukundo rurimo se abakobwa bameze gutyo badashaka nyine badashaka no kubyara badashaka byose urumva we wabagira nk'iye nama cyangwa wakwigiriye nama wowe ngewe inama nakwigira inama nakwigira se niyiye nyine nigiriye inama nigiriye ntago yize yo kubyara umwana umwe bigumire bari aho ngaho njye ababebe banjye twumva barishimye bishimiye kuba ndi mama wabo sibyo ibaze nzanye umugabo rero akabababaza bari kumwe na se ibaze rero nshakanye n'umugabo akabababaza kandi ikindi ngiye mfite condition ngenderaho umugabo utazanyambika agatimba ngo dukore igikwe cya danje agatimba kambara abakobwa kandi we ntikiri umukobwa n'abagore barakambara pe yes kandi kanambera bayida agatimba kambere waberwa ariko nyine ntubyemerewe byararangiye wataye ubusugi kandi kari agatimba kambarwa n'umuntu ufite ukiri isugi none se ntabakambara batwite ntabibaho umuntu utwite nawe hehese ego kirisito muzima uza amakwe natashya abagore batwite bambaye agatimba kiwe ubwo se abayaranyuze ba pasiteri n'abapadiri baba yarabanyuze ko nzi ko nta muntu ugikomeza ibintu kuri iki gihe ibintu byose byabaye easy ku buryo indangagaciro zazi nk'izo zavaho umuntu akambara agatimba kandi ari umugore yaranabyaye noneho binagaragara iyo we wiyubashye rwose wanga ko bagutwikira kakaboro bagutwikira ariko agatimba urakambara
ariko iyo uri umugore kirazira ngo narabyumvisha kirazira ko bagutwikira mu maso banagutwikurura wowe wambara agatimba apana bya bibora wambara ikanzu gusa kandi nari nzi ko ariko gatimba ahubwo kanyano kandi gatimba niri akanzu na gatimba ahubwo kari baraza kutubwira muri comment nimba ari byo koko byo misha atarimo atubeshye je ntabwo njya mbeshye okay ikindi rero nababwira nabagiraho inama sibyo mwabakobwa mwe rwose mubyare murere kubyara ni umugisha kuko nk'iyo ukuyemo inda wowe uraryama ugasinzira ibyo bintu birakomeye kankubwira byara umusisi umwe wambwiye ngo araryama kumva uduhinja ngo tumurira mu matwi kubera gukuramo inda nyinshi ndamubwira rero ngiye burangiye inama nzima ahubwo ngiye mujye munansanga mbagire inama yego ugiye kuba yabashangazi ubu ngi inama nzima ubu wangize inshuti wajya uhora uvuga uti mana yanjye ubundi mishukera hose yari ari hehe uri kumva rero umukobwa namugiriye inama namubwira ati rero yegera Imana usenge cyane uyisaba imbabazi ariko kandi kana kazajya basi uzakabyara banamugiriye inama urumva ngize amahirwe nawe rwose ubanza aho yabikoraga hose baramuteraga inda umukobwa yari yaragowe ndakanya urumva ashaka bya yarahetse iyo disi Imana ishimwe sibyo kandi no icyiza yumviye inama sha yanjye cyangwa umuntu ngira inama nziza akayumva ako nge narananiranye nta muntu ujye ngira inama ngo nyumve yes none siko mbona ibintu byose ndi gukora ari byiza uri miseke igoroye mbese tuvuge misho miseke igoroye tugiye kubyongera ese wangira inama y'iki wangira inama yo gushaka umugabo ako so umugabo no kureka ubundi ni itegeko buri muntu wese ngazashake akuzi ko banavuze hanje ni Paulo ngo gushaka ni byiza ariko no kubireka byo ni byiza kurushaho ibyo bintu si mubeshya ko kanditswe ni neza cyane okay rero komeza tubwire ukuntu meza hajya twari tugeze kuki cameraman yandebye cyane nkahita mbyibagirwa nawe ari kundeba cyane kandi aracyari muto urumva nyine waruteze ko uri mugira inama unavuze ngaha hari uwo wari uri mugira inama ngo wagira inama ngo akazikurikiza ako disi yarayikurikije n'ukuri ahubwo nge nende ahubwo mubwire ngo yonke tuzamusure disi ahubwo ngewe ubu ngubu ubona nta muntu ujya ungira inama n'ibyo twe turi kuvuga impamvu inama umuntu wese agiye kungira uzi yariyo ngo wambara utuntu tugufi ngo ntiwiyubaha ngo kandi uri umubyeyi ubwo ngiyo ni inama umuntu yangiriye none se si inama nyine akazi kanjye ngo ubundi akazi kawe kakwemerera kwambara ubusa se ubundi akazi ukora njye ntabwo njye nambara ubusa reka sinjya nambara ubusa ahubwo nyine none se ubu nambaye birebire subona ko ari bigufi manura ahubwo dore utaza urabona ko ahubwo nicare neza urumva mu by'ukuri ni gute wowe ubona umuntu reka mbwira iyo uri muri korari sibyo wambara ibihwanye na korari iyo ukora mu kabari wambara ibihwanye n'akabari iyo ukina filime biterwa na rori baguhaye nicyo gituma wambara ibyo bintu nge rori rero bajya bamba zifite ingana n'ubuntu bugufi sibyo zifite ingana n'utuntu tugufi so nakazi mba nagiye guhaha sibyo aba bana uri kuvuga ngo ureba ngo wambara utuntu tugufi ngo abana bawe ngo ibiki abana banjye banyuzwe nabyo banyurwa nabyo cyangwa batananyurwa nabyo bagomba kunyurwa nabyo ku gahato kubera ko nibyo bibahereza umugati sibyo ikibi no kuba wakora ikindi kintu kibi kindi ariko niba wagiye mu kazi kawe ugataha cyuye umugati n'ibirayi koko mana nyagasani nese ubwo abo bantu banabivuga byibuze aravuga ati reka nkuhereze igishoro ushaka ibintu ukora reka ariko hari wabiguha aje akabiguha se ntiyakugira inama ukabireka ukabivamo uzi ikintu cyaba kankubwire n'umuntu wumva wenda ajya ndeba kumva arankunze sorry akantu kari kandi urumva n'umuntu ujya undeba akabona wenda arankunze akandi nyango wenda ngo ndikirara ko bijya bibaho mu makomenti ngo umuntu ngo mishu ni ikirara njye ntabwo ndi ikirara pe ndi n'umumama
wiyubashye ubundi nyuma y'akazi hari umuntu uza witwa Janet urera abana neza, Janet wubaha abana be, Janet uhigitsura abana, Janet urera neza, sibyo? Noneho mu kazi hari undi muntu witwa Mishuketi, umva Mishuketi ugaragara mu isura abantu bampaye akazi bashaka ko ngaragaramo. Yes, rero ni ibintu bibiri bitandukanye, mbese hari Janet hakaba na Mishuketi. Ariko umaze uvuze ibyo ngibyo umva wa mugani ntekereza mu bitewe n'akazi ukora ahantu henshi cyane, bivugwa kenshi cyangwa se bigaragara kenshi ko ushobora kuba wikundira abana batoya b'abasore batoya. Ushobora kuba ufite depression y'abantu, ushobora kuba ufite depression y'abagabo banini cyangwa se afite n'ukuntu noneho gahunda imeze kugira banabyumve neza. N'umuntu ndusha imyaka never sinshobora no gukundana nawe. Wenda twaba gusa twaba baji kuko ngewe abashiti banje benshi baba ari abaji, urumva twe twaba maniga, urumva tukajya dupulapinga n'iki ariko nta bindi bintu twarenza. Sinakundana n'umuntu ndusha imyaka, ntabwo bibaho. Mishu ko hano wakinnye urimo utereta akana k'agahungu gatoya, ko nabonaga ubu bifiringa buriya ntabwo ari siko imeze. Davis nuko atari hano hafi nari guhita muhamagara nkareba kuko ne cyangwa se n'abandi hari n'ahandi hantu wigeze kubyivugira ko wikundira abana batoya bananutse kandi ngo abantu batabyibushye. Jewe ahubwo niyo waba uri mukuru gute unanutse mbona ari tuba dufite inganyerega n'abantu bananutse, abantu babyibushye. Nese kuko umuntu w'umugabo ufite inda cyangwa umusore ufite ikidigi urabona byahurira he kuri njye nawe? Ubwo Imani rero araje naho ngaho ni vuba ngaho. Bajya babonafashe kufungu. Yes kandi Imani urumva bajya bavuga ariko none koko Mishuko ko karakana yizunza arakabaza iki. Ngewe rero nanga critique z'abantu gusa turi kuri iyi si nago twabura abantu batuvuga. Nge hari ubwo nigeze kubaho uri kumva shaka gukora ibyo abantu bavuga gusa, sibyo? Nkabaho ninezeza ahubwo nshimisha undi muntu uwo ari we wese, reka ngende uko reka ngira ariko nubundi ntibaburaga kumvuga nabi. Kandi mbaho uko abantu bo bashaka. Ubu rero nahisemo kubaho ngewe uko nshaka naka gatwe kanjye gatekereza, sibyo? Nta mpamvu yo kuzajya ubaho uko abandi bantu bashaka, kuko uko wabaho kose icyo wakora cyose abantu ntabwo tunyurwa, ntabwo tunyurwa. Just be you. Okay. Ndumva byaba ari sawa. Ubwo bivuze ngo prefera wowe abantu bagabo bananutse nako abasore bananutse cyane. Yatari na cyane nanone aho undi wagira ngo arenda guhuha n'umuyaga nyayemize ishashi, wenda urugero nkuko kwa umeze. Ariko ngiye urabona ndabyibushye wanjye. Gucira byibushye taza kunteranya n'abakiriya nako n'abafana. Wena byibushye izi nk'izi taye nyine izi ngize ni neza, urumva hakibaza kujyana n'umuntu nabwo kavuga wajya mfata amabuye ngashira mu mifuka yiwe umuyaga utamutwara cyangwa kagenda ufashe akareka bene nkose undi ubwo wazabona ikintu kiza azarya akavayo. Ariko ngo niwe mukobwa ugira urukundo ruhagije muri Kigali, ngo buri ntango kuba ko budashaka kwibabaza umutima, ngo buri musore wese ngo uje ngo yagusabye urukundo uhita urumuhereza fast. No. Yes. Ibyo byo mbanza nkabitekerezaho kabiri. Ubundi mbere yuko njya kukwemerera urukundo ndabanza nkabitekerezaho kabiri, kuko ngiye ntinya kubabara nanga umuntu uza kunkinisha, sibyo? Urumva ndi kugira cyane. Okay, urumva ikintu cya mbere nababwira ngiye Mishu ntabwo ari nge mukobwa muri Kigali ugira urukundo, sibyo? We nawe ninjye wa mbere, ariko rero urukundo rwo ndarugira tu ndarugira rwana danje kuko nkunda abantu bose cyane muri rusange. Twigarukiye tugomeje kuri iyo ntuza kuri kariyeri yawe, ubona kariyeri yawe uri muri ayerekeza hehe mu byukuri?
kariyeri yanjye ikuvanye hehe, ikugejeje hehe, urimo urumva ushaka kugera ku kirengeje ubu ngubu umeze, kuko tukuze nk'umukinnyi wa filime no gukora ibiganiro bitandukanye, ariko se wowe ubona nyine uru ruganda urimo nyine, ubona wowe wifuza kuwugera hehe, ubona bikumara iki, ubona ushaka kuzagera ku ki muri rusange? njyewe ndashaka ko ikintu numva nifuza kuri kariyeri yanjye ntarababwira icyo yamvanyeho n'icyo ngejejeho, ariko icyo nshaka kuzageraho ni ukuzaba umwakitrise ku rwego rurenze hahandi uvuga mishu ugasanga n'akana kakiga kuvuga kazi mishu, ni rwo rwego nshaka kugeraho. Ibyo bikazakumarira iki se? Ibyo bituma ubona amafaranga. Iri zina turwanira duharanira rino rirakugaburira, rikagushakira business ugakora, rikakubakira n'inzu. Hari abantu benshi nzi babonye amamodoka n'amazu kubera iyi kariyeri. Ikindi kandi noneho aho yamvanye naho yangejeje, ubu se ntunzi, yego ubu si yomba ntarabijemo uba waramenye. Yes. Uba waramenye. Aha, kandi kubunzi bishobora gutuma ndi burya. Yego. None se ubwo ahubwo kariyeri si itamvanye naho yangejeje asigira ngo ni hehe, ahubwo ubu ngubu ndi mu nyungu. Ubu none natangiye kurya, ni hahandi uhinga ugahinga ubabaye, ariko mu gihe cyo gusarura ukishima ukarya ugahaga. Yego. Yes. Hari igihe urabona iyo abantu bagitangira kubizamo bakwituniraho, ugukoresheje akaguhata icye gusa, ugize gute, ariko kuri ubu nekereza ko nta muntu watinyuka ampamagare mishungo ngwino ngo ndagutegera ngo wenda dukorane ikiganiro cyangwa ngo unkinire. Wabitinyuka kandi imbere barabimbwiraga. Yes. Okay. Ubwo rero urwego urumva ni type by type. Okay. Rero dusoza Mishu, urakoze kutuganiriza neza byatari sibyo. Ewana n'ubutaha uzaza duhe ku bindi byinshi cyane. Nari mfite ibintu byinshi byo kumenya kuri wowe, ariko mu by'ukuri turimo dusoza, wowe cyifuzo wowe cyawe cyangwa se abafana bawe urababwira iki mu by'ukuri? Abafana bawe wabasaba iki, waba umeze gute mu turimo dusoza? Abafana banjye nabasaba n'ukuri kuzajya mu supportinga pe, kandi urukundo rwanyu mu ruzamure, mu nkunde mbibone bigaragare. Hari urukundo umuntu akubwira umufana ndagukunda pe ukabyumva, ariko mu supporting. Mfite imbuga zanjye nkoresha Instagram nitwa Mishuketi, TikTok nitwa Mishuketi, na YouTube nzayifungura rimwe. Hari igihe nshaka kuzagira channel yanjye nanjye. Wow. Ubwo abafana bawe mu following mujye murayikinga ibikorwa byanjye byose. Yes. Ubwo icyo nicyo ubwiye abafana bawe? Nukuri ndakibabwiye mukomeze kandi munkunde cyane, mushyigikire kandi musubscribing hano. Mukore subscribe. Yes. Iyi televiziyo bayita ngo DTL. Okay, DTL TV Rwanda. Murakoze cyane Mishu. Murakoze. Ndabakunda mwese. Natwe turagukunda. Bye.